twongeye kubasuhuza ngo mukomeje kutwumva no kudukurikirana kureba official ngiye turi kubana ni Anita Iradukunda. Noneho tugiye kubamenera amabanga utaruzi akomeza urukundo rwa Kure y'amaso. Ese wowe iyo umukunzi wawe aguhamagaye kuri telefone, iyo umwitabye uhita utangira guhumbya amaso ugatekereza ko muri kumwe, bimwe twita kurota ku manywa. Icyakora ntutinda kwigarura ukibuka ko ari kure yawe, ahubwo ugatangira kwibaza uko umubano wanyu uza gukomeza kuko mutari guhura amaso ku maso. Ese nawe bijya bikubaho? Uko isi igenda itera imbere, ubuzima bugenda buhinduka kubera gushabika, gushaka iterambere ndetse no gushaka imibereho. Usanga abakundana rimwe na rimwe batabana umunsi ku munsi, ndetse ugasanga umugore cyangwa umugabo bashakanye ntibakubana umunsi ku munsi, ntibahorana mbese amaso ku maso. Rimwe na rimwe kandi usanga abakundana bari mu bihugu bitandukanye kubera impamvu z'akazi se, impamvu zindi zo kwiga, bakabonana rimwe mu cyumweru, rimwe mu kwezi, rimwe mu mwaka. Ni ibisanzwe cyane ku bantu bakundana batabana hafi kwibaza icyo wumva wakora kugira ngo urukundo rwanyu rugire ubusugire kandi mutari kumwe, mbese ari kure yawe. Nifashishije urubuga lifehack.com yagufasha ko urukundo rwawe cyangwa igihe cyose uwo mukundana atari hafi yawe, mbese ari kure y'amaso, kugira ngo urukundo rwawe rukomere ntazagire ikirutandukanye. Ego tubane. Mu bisanzwe rero iyo umukundana avuye kure cyangwa ari kure yawe, cyambere ugiye gukora ni mbese kugira ngo urukundo rwanyu rukomere, iki ngiki nacyo ni ingenzi, kugira icyerekezo kimwe, ukita kumenya kwigenzura no kugenzura uko wiyumva, ndetse ugatera ingabo mu bitugu umukunzi wawe ukurikije ibihe ari kunyuramo. Ibi ngibi bimukora ku mutima pe. Gusa nanone ntugakore nk'aho umukunzi wawe azagufasha igihe cyose wumva watenebutse, ku buryo ushobora kumva yuko ushobora no kumubabaza akihangana. Oya, kubera muba mushobora guhura rimwe na rimwe mu buryo budahoraho, ni iby'ingenzi cyane kumenya ko uwitwara igihe uhuye n'umukunzi wawe amaso ku maso, kugira ngo bibafashe kurinda urukundo rwanyu ko rwagira kirogoya iruzamo cyangwa hakazamo agatotsi. Ibi ngibi byo kumenya uko witwara bituma umubano wanyu ugira ingufu ndetse ntumere nk'uhagaze ku mpanga. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane mu rukundo rwa Kure y'amaso ni ukwizerana. Iki cyo ni ingenzi cyane ku bantu bakundana batari kumwe, kuko iyo icyizere gishize ni hahandi udashobora gutera kabiri. Ahangaha uba ukwiye kwiyumvisha ko imbaraga ndetse n'igihe uta ku mukunzi wawe, ibyo ngibyo ari byo bizabazanira ibyishimo hagati yanyu mu buzima bwanyu mugomba kuzabamo. Ese ubundi abantu bakundana umwe ari kure y'undi? Ahangaha igisubizo gishobora kuba yego cyangwa oya. Hari ibintu bitatu by'ingenzi cyane bituma urukundo rwa hagati y'abantu b'igitsina gabo cyangwa igitsina gore rubaho rukagenda neza. Icya mbere, mukwiye guhuza icyerekezo cy'ubuzima. Kuba muhuza icyerekezo cy'ubuzima, kuba muhuje icyerekezo cy'ubuzima ntibituma mwiyumvanamo gusa, ahubwo birushaho ndetse bituma umukunzi wawe yumva arushijeho ugukurura, ndetse ukumva mwahorana kubera yuko muhuje intego z'ubuzima. Mwaba mukundana mutari kumwe cyangwa muba mu gace kamwe, kugira icyerekezo kimwe n'intego ni urufunguzo rukubashisha kuguma ushyize umutima hamwe kubera icyo ushaka kugeraho mu rukundo rwanyu. Ibi kandi bigira akamaro mu gihe habayeho kutumvikana hagati yanyu, kuko muhita mwibuka intego mufite mu buzima yuko ari imwe. Ibyo bikabafasha kongera kwiyunga byoroshye. Icyakora couple nyinshi usanga zidasangiye icyerekezo cy'ubuzima, ugasanga yewe ntizizi neza n'icyo zishaka kugeraho mu buzima kubera kudasangira intego z'ubuzima. Ahangaha urukundo rwanyu ntabwo rushobora gutinda kubera yuko ntabwo muri mu cyerekezo kimwe. Aha rero kutagira icyerekezo musangiye cy'ubuzima bishobora gutuma urukundo rwanyu rugenda nabi igihe urukundo rwanyu ruri long distance relationship, mbese ari kure y'amaso. Igihe mudahuje intego y'ubuzima ntabwo urunguru rwatera imbere. Bivuze ngo kora uko ushoboye kose we n'umukunzi wawe mugire intego imwe, igihe mudahorana umunsi ku munsi, ariko iyo muhuje icyerekezo cy'ubuzima bigenda neza. Ahangaha ingingo ya kabiri rero ni ukuganira ndetse no kwegerana ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ahangaha iyi ngingo cyane irareba cyane abantu baba barabanye bararushinze, kuko rubyiruko tujye twihangana. So iki ni ikintu cy'ingenzi cyane abantu baba badashaka kuganiraho, noneho byagera ku muco nyarwanda bigahuma byarebaga imirari.
nyamara kwegerana no kuganira ku byerekeye imibonano mpuzabitsina ni ibintu by'ingenzi cyane mu rukundo. Yes, nimba utarubizi unabimenye, ni ibintu by'ingenzi cyane bikomeza urukundo, kuko nyine ntago bituma agira irari ryo kuvuga ngo agiye hirya kubishaka, kuko murabiganira. Kandi ibintu iyo mubiganiraho biroroha cyane kuba byatuma atagira irari ry'undi muntu cyangwa ngo ajye kubishakira ahandi. Ni byiza rero ko mwabiganiraho. Iyo mugitangira urukundo cyangwa mukundana mutari kumwe, bishobora kubabera ikibazo kwibanda ndetse no kwiyumvanamo, n'ibindi byose bishobora kuba mwabiganira neza, ariko ntimwite ku bintu bishobora kubagarira urukundo rwanyu, kubera yuko ntago muri kumwe, ntago muhorana ngo mubonane. Kuri iyi ngingo yo guhuza ibitsina hagati y'abakundana kandi batari kumwe, amakumpure menshi cyangwa abakunzi benshi akunda kubabera ikibazo, kuko akenshi usanga bacana inyuma, kubera ko kwa kundi umufunga nyine wumva udashaka ko mubivugaho, usanga umwe muri mwebwe yifuza ko mwabivugaho. Aha benshi bakunda kwibeshya cyane cyane ku bantu bakundana batari abana. Ingingo yo guhuza ibitsina biba byiza iyo muyiganireho mbere y'uko mubana, kuko irushaho, ni imwe mu mpamvu ituma murushaho kwiyumvanamo. Yego, bivuze ngo rero ni byiza yuko muganira kuri iyi ngingo, kuko ni imwe mu ngingo zifata urukundo cyane. Ego, ntukigire nkaho nyine uri mu ijuru utavuga ibyo, ariko birafasha cyane cyane ku bantu bakundana batari kumwe. Mubiganiraho, yes, muzabigerageze muzambwira. Ingingo ya gatatu yo rero, abantu benshi cyane iyo muri kure cyangwa iyo umukunzi wawe kuri kure, akenshi na kenshi ukunda kureba abandi ukumva nyine wundi uramwibagiwe. Mukwiye gukomeza uko mwiyumvanamo n'amarangamutima mugirirana. Ahangaha rero uba ugomba gukomeza umutima wawe, uko wiyumva ndetse n'uko wiyumvanamo n'umukunzi wawe. Ibi bisaba ko ubwawe ari wowe uzagenzura umutima wawe cyangwa uko wiyumva. Ikindi kandi ntugereke umutwaro w'ibyifuzo kuri mugenzi wawe mukundana. Oya, kuba wabaho nk'uri wenyine biragoye, ariko nanone si byiza ko imihangayiko yawe yose, utubazo twawe twose ndetse n'utundi stress ufite, ibyo byose waza ukabirunda ku mukunzi wawe. Oya, kuko ahita atangira kwibaza, ese uyu niwe muntu wa nyawe twakabaye tubana? Mbese bishobora gutuma ako yakwiyumvagamo cyangwa ibyiyumviro yakugiraga bigabanuka. Ko mu rukundo buri muntu wese akenera wa muntu umuha gutuza. Nimba nawe yari afite ibibazo, nyine akumva yuko byibura nimuvugana ari bwibagirwe izo stress, naho wowe nimutangira kuvugana umuzaniye twa tubazo twa hato na hato, please gerageza nyine umubere umutuzo, kuko nawe afite ibindi bibazo. Aha ntago bajya babyitaho abantu benshi, ariko ikintu kimwe gishobora gutuma umukunzi wawe gushyira mu gatebo kamwe n'izindi nshuti ze zisanzwe, ni kwa kundi uhora umubwira buri kantu kose kakubayeho, aho wagiye, buri kantu kose wakoze. Oya, ibi ngibi ntabwo ari sawa. Impamvu ni uko nawe afite byinshi cyane yagiye acamo mu buzima bwe cyangwa ku munsi we. Nyine ibi ngibi byo guhora umubwira byagenze gutya, umunsi wagenze gutya, kabaye isegonda, umunota, nyine bishobora gutuma bigabanya uko yakwiyumvagamo, cyane ko muba mutari kumwe ngo urene reaction agira ukuri kubimubwira, ahubwo bishobora kumukururira wa undi bahorana, umwumva nyine ubona uko ateye, nyine bishobora gutuma uko yakwiyumvagamo bigabanuka, ahubwo agatangira guha agaciro umwumva cyangwa ubona ibyo amukorera. Ni byiza rero ko mu gihe mugiye kuvugana, si byiza kumuzanira twa stress wiriwemo. Oya, muganire iby'urukundo rwanyu. Yego, communication ni nziza mu rukundo, ariko nanone bishobora kuba impamvu imwe yatuma umukunzi wawe akurambirwa, kumva wamuhamagara buri kanya, buri segonda. Ahangaha umukunzi wawe bishobora kumurambira, ndetse n'uburyo yakwiyumvagamo bikagenda bigabanuka, cyane cyane ko muba mutari kumwe umunsi ku munsi. Yego, gerageza koroza hato na hato, oya, shyiramo tamoro ariko anagukumbure, yumve ashaka kukuvugisha nawe ubwe. Yego, ku mpande zombi kandi gerageza wumve yuko wamuha umwanya wo kugukumbura. Inshuti zanjye, kwiyitaho ugaharanira iterambere ryawe ku giti cyawe nk'umuntu
ukagira ubuzima bwawe bwite hanze y'urukundo rwanyu ni ingenzi cyane hagati yanyu kugira ngo urukundo rwanyu ruzarambe. Ndetse nimba unifuza yuko urukundo rwanyu rugera kure, gerageza ugire ubuzima bwawe bwite, apana kumva yuko umukunzi wawe biri kimwe cyose yakimenya cyangwa yakigiraho access. Buriya nta kintu kinezeza cyane nko gusangiza umukunzi wawe utuntu twiza waba waragezeho, ahantu heza watembereye atabizi, ndetse ibi kandi bituma umukunzi wawe yumva umukuruye kurushaho. Kandi kwigirira icyizere haba mu rukundo ndetse no hanze y'urukundo rwanyu byaba impamvu nziza ituma umukunzi wawe akwiyumvamo birenze. Yego, bivuze ngo nyine urukundo rukenera ibirubagarira cyangwa urukundo rukenera ibituma rutera imbere. Ni byiza yuko ibintu byo wabyitaho cyane cyane ku iterambere ryawe, kuko umukunzi wawe akeneye ko ese umuntu iterambere rye ryo rimeze rite. Yes, ni byiza kumusangiza rero twa tuntu uba waragezeho atarazi, ku buryo ahita avuga ati this is the one. Dusoza kandi aha ntitwakwirengagiza yuko kuvuga cyangwa uko muganira mu gihe uhuye n'umukunzi wawe amaso ku maso, uko muhuye twa dusaha dukeya mwahuye, amagambo uvuga ndetse n'ibyo umukorera igihe muri kumwe, gerageza nshuti yanjye uko ushoboye kose umubere udasanzwe muri iyo minota mikeya. Iyo minsi mikeya muba muri kumwe mubere udasanzwe, mbese abone yuko atibeshye kuba yaragukunze. Mbega muha impamvu nyinshi cyane zituma abo bari kumwe umunsi ku munsi atababona, ahora atekereza wowe, kabone nubwo mudahora n'umunsi ku munsi. Gerageza nyine abantu bari muri long distance relationship biba bigoye, ariko mugerageze cyane uko mushoboye, ndabizi neza bizacamo. Turabashimiye mwe bakomeje kubana natwe. Njye twari turi kubana ni Anita Iradukunda. Iyi ni Baba Official. Nimba bakunze ibiganiro byacu, kanda subscribe na sharing n'inshuti zawe, ukande like. Mbese turabakunda cyane, mwebwe bakunzi bacu.